Rayon Sport mu isura nshya. Bisi ya Rayon Sport ikaba yagarutse. Amatara ku kibuga cyo mu Nzove bakoreraho imyitozo. Rugaju rigani mu ikipe ya Rayon Sport. Ayo yose ni amakuru n'ingingo tugiye kugarukaho nziza cyane, amakuru meza agaragaye muri Rayon Sport muri iki gitondo kugira ngo nyabasangize nk'abakunzi bacu bo kuri Sportline TV. Ndabasuhuje cyane aho mwaba muherereye hose, haba mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zigiye zitandukanye, haba mu bihugu bya Afurika, iby'Iburayi, ibyo ku mugabane wa Aziya, mwese ibihugu narondoye ndabasuhuje cyane. Izo ngingo rero nizo tugiye kugarukaho nk'uko nari nzivuze muri introduction. Ndashimira cyane abantu mwakoze subscribe, abantu mujya muduha ibitekerezo muri comment, abantu mudusharinga n'abakanda like, mwese ndabasuhuje cyane kandi ndabashimiye. Wowe utarakanda subscribe ndagusaba kugira ngo ukande kuri iyo nzogera, kuri iryo jambo subscribe, ukane no kuri kara kantu k'inzogera kugira ngo amakuru yose ajya ahita kugeraho ako kanya. Amakuru ya Rayon Sport nta handi wayasanga meza kandi yizeye wacukumbuye uretse kuri Sportline TV. Duha umutahe wawe rero udukandire kuri ako kajambo ka subscribe, nta mafaranga bisaba, nta n'umwanya bisaba, ni ugukoraho gusa ubundi nawe ukaba uduhaye itafari ryawe kuri Sportline TV. Ikipe ya Rayon Sport rero nk'uko nari mbivuze iri mu isura nshya kandi iri mu byishimo bitangaje. Tugiye guhera ku ngingo ya mbere ariyo y'uburyo bisi ya Rayon Sport yagarutse ku kibuga. Ejo ku munsi w'ejo Muvunyi Paul ndetse na Dr Emile Rwagacondo aribo perezida wa board cyangwa se wa organs wa supreme organ ndetse na vice perezida we Dr Emile Rwagacondo bagiye gusura umukuru wa Skol kugira ngo baganire ku kipe ya Rayon Sport ibyo igomba kubona ndetse n'uburyo igomba kubaho mu buryo buvuguruye. Bagezeyo rero baraganira, bumvikana na Skol ko igomba kongera ibyo yahaga Rayon Sport, ikongera amafaranga ndetse bagira n'ibindi bayisaba. Umuyobozi wa Skol nawe yarababwiye ati kongera amafaranga ibyo nibyo, ariko natwe tugomba kuyongera ndetse tugaha agaciro facilities cyangwa se ibintu byo tujya tubaha bibafasha, harimo nk'ibibuga by'imyitozo, ibibuga ikipe y'abagore ikiniraho ndetse na junior ya Rayon Sport cyangwa se ingimbi za Rayon Sport. Ati ibyo byose tukabiha agaciro. Bati rero ikipe ya Rayon Sport nayo igomba kongera ikagarura bisi yayo. Bisi yayo murayizi yari bisi nziza cyane, yari indege yo ku butaka, ariko yari imaze igihe mu Kagera n'ubundi yarakwamye, barayibitse kuko yari irimo amadeni. Uruganda rwa Skol rero, umukuru wa Skol yemereye aba bagabo yuko ikipe ya Rayon Sport igiye kongera ikabona bisi yayo, ikongera ikajya igenda nta byo gutegatega, ahubwo ikipe ikongera ikaba ubukombe. Ikipe ya Rayon Sport rero bisi yayo bakaba bongeye bayisubije mu igaraje, ubu iri kugenda iba urwembe. Bayibrandinze, branding yarangiye, bamaze kuyibrandinga, bashyiraho abaterankunga, bashyiraho ibyangombwa byose, ndetse ubu bari mu igaraje bari kuyikora kugira ngo yongere ibe nshyashya, ahasigaye ikipe ijya igenda nta kibazo ifite. Biri kuvugwa yuko ku munsi wa 10 wa shampiyona ikipe ya Rayon Sport ifitanye na Gorilla Football Club ku cyumweru ejo bundi kuri Kigali Pere ishobora kuzaba ari umukino wa mbere bisi ya Rayon Sport izataha kuri stade ya Kigali Pere. Iyo bisi rero musanzwe muyizi, ariko barayivuguruye mu buryo bushoboka. Ibyuma bishaje babikuyemo, intebe zishaje bakuramo, barongera barayikora nkaho ari nshya. Mugiye kubona ikipe ya Rayon Sport iri kugenda muri bisi nziza isa naho ari nshyashya. Ibyo ngicyo cyari cyerekeranye na bisi ya Rayon Sport. Ni bimwe mu byo Muvunyi Paul na Dr Emile Rwagacondo baganiriye n'umukuru wa Skol. Baganiriye kandi ku kibuga cyo mu Nzove. Ikibuga cyo mu Nzove murabizi mwese yuko ni ikibuga cya Skol, ariko yahaye Rayon Sport kugira ngo Rayon Sport y'abagabo ikorereho imyitozo, ikinireho imikino ya gishuti, hanyuma ikipe y'abagore niho yakirira imikino yayo ya shampiyona y'abagore, ndetse n'ingimbi za Rayon Sport niho zakirira imikino yose. Skol rero irababwira iti
izi facilities zose tubaha natwe tuzazishyira mu gaciro tubagenera, ndetse turebe niba hari amafaranga twakongera kuyo twabahaga, kuko bari basigaye bageze kuri miliyoni 300, barebe niba hari ayandi bakongeraho, ariko Rayon Sport yongere iba ikipe ikomeye. Dr Emile Rwagacono ndetse na Paul Muvunyi nabo nk'abahagarariye umuryango wa Rayon Sport ku rwego rw'ikirenga basabye Skol yuko kuri kiriya kibuga cya Nzove hagomba kujyaho amatara, bagomba gushyiraho amatara. Bababwiye bati rero twebwe ikibazo dufite muri aka kanya, tugomba kujya dukora imyitozo ya nijoro, kuko n'ubundi shampiyona imikino myinshi ipanze nijoro, kandi gukina nijoro wakoze imyitozo ku manywa biragorana. Namwe murabibona umukino wa nijoro ntago bari kimwe no ku manywa. Bati rero niba dukora imyitozo saa 9 tukajya gukina saa 12 cyangwa saa 1, ntago ibyo bintu biba ari professional. Dushaka ikipe ibe professional ahantu hose kuva hasi kugera hejuru. Barasaba rero ubuyobozi bwa Skol yuko bagomba gushyiraho amatara. Mujya mubona amatara ari ku bibuga by'imyitozo, yego ntago bari neza nkayo muri stade, ariko nayo kubera kiba ari ikibuga gitoya abamurika neza, abameze ni suforume yari muri stade, ariko ntago bari menshi nkariye. Bagomba gushyiraho amatara rero ku kibuga cyo mu Nzove, bakajya bagikoreraho imyitozo, ndetse bagakora n'imyitozo ya nijoro habona. Amatara rero ubuyobozi bwa Skol bwababwiye ati ibyo ntago ari ikibazo, twebwe dushaka kubaka ikipe izajya tubrandinga natwe ku rwego mpuzamahanga. Bati rero niba ari amatara mushaka turayashyiraho, ariko ikipe ijye ku murongo. Ubwo ikipe ya Rayon Sport rero binyuze kuri Paul Muvunyi akaba ashaka yuko bashyiraho ayo matara kugira ngo igikora imyitozo nijoro. Ni ikintu cyiza cyane kuri njyewe ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport muri rusange, kuba ikipe yazajya ikora imyitozo ku manywa na nijoro byayifasha kugira ngo ikomeze kwitegura imikino, dore ko na Stade Amahoro bagiye kujya bayikiniramo kenshi. Ndetse n'umukino wa APR na Rayon Sport biteganyijwe ku itariki 7 nubwo bitaremezwa z'ukwa 12 ugomba kuzabera muri Stade Amahoro, kandi ari amatara yo muri Stade Amahoro bagomba kuyimenyereza hakiri kare kugira ngo bazabone uko bakubita umukeba. Ikipe rero ikaba igiye kongera gusubira ku murongo, bagiye gushyira amatara ku kibuga kugira ngo ijye igenda ikore nijoro, ndetse kakaba ari akantu keza katekerejwe na bari abagabo bahoze muri Rayon Sport, bari abasaza ba Rayon Sport. Nuko rero ubwo ibiganiro nuko byagenze, baraganira, ndetse hari n'utundi tudetaye bagiye baganiraho nzagarukaho mu kiganiro kiri imbere. Iyo yari ingingo ya kabiri y'uburyo Skol igiye gushyira amatara ku kibuga cya Nzove. Murabizi ko gisanzwe kirimo tapi imbere, bwari ubwatsi babukuramo kuko iyi mvura yagwaga cyarekagamo amazi, bashyiramo tapi kugira ngo n'ubundi bajye bakina nta mpungenge, nta kintu kibabangamiye, ahubwo bakora imyitozo ya nyayo. Ingingo rero yindi ngiye gusorezaho, murabizi ko muri iyi minsi ndi kubakorera utuvideo dutoya kugira ngo mutarambirwa, ahubwo ubu icyo usabwa wowe ni ukwicara ukumva ikiganiro cyose, ntago kiba kirengeje iminota 15 kugira ngo wumve amakuru ya nyayo kandi meza cyane. Si uko mba nafite amakuru menshi, ahubwo mba ngira ngo ngende mbahereza episode kuri episode. Iyindi ngingo rero ni uburyo Rugaju agiye kuza mu ikipe ya Rayon Sport nk'umukozi wayo, nk'umuvugizi, ndetse yindi mirimo azagenda ashingwa mu ikipe ya Rayon Sport. Muti rero ibyo bivuye, murabizi mu kiganiro nakoze ejo bundi nababwiye yuko Robin Ngabo ashobora kuba agiye kujya kuri Radiant TV 10. Ibyo narabibabwiye, bamwe bati oya, abandi bati ntago bishoboka, ariko nababwiye ko muri komite hari abantu badashaka Ngabo Robin. Ngabo Robin rero uri mu biganiro na Radiant TV 10, abandi bari kuvuga bati tuzanye Rugaju yabikora neza kuko yaba umuvugizi mwiza. Abafana bo bati Rugaju ni umwaperi, yari declare avuga yuko yajyaga kurikirana ikipe ya APR, ariko abariyobo baravuga bati, bari abagabo baravuga bati ibyo ntacyo bitwaye, n'ubundi azaba ari umuvugizi, ntabwo azabajyaza mu ikipe mu gutoza, ibyo nta hantu bihuriye. Azaza tuvugire akore n'utundi turimo, ariko ntago azaba ari mu ikipe ngo azica ekipe.
rero Rugaju Rigani nawe kuri Radio Rwanda kuri RBA ntago bimeze neza. Murabizi ko urwego rw'abasifuzi rwamureze muri RIB ndetse rumurega no muri kinyamakuru cya RBA kuko yigeze kuvuga ngo amagambo akomeye ku basifuzi avuga ko ngo umuco bize ari uwo kwiba gusa, ngo nta rurimi bazi, nta n'ibindi mwagiye mwumva. Hanyuma kuba bitameze neza rero abagabo mu ikipe ya Rayon Sport baramwegereye baramuga bati wowe humura, ngwino udukorere ubu umukozi wacu, ubu umuvugizi, ndetse kariya kazi kose Ngabo Robin yajyaga avuga Rugaju Rigani niwe ugiye kugashingwa mu ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma rero ibiganiro bigeze kure, Rugaju Rigani ari kuganira nabo bagabo bareba ku tudetaye tumwe na tumwe, amafaranga bazamuha, amamisiyo bazamuha, uburyo azajya akora, ibyo azajya akora. Mbese ibiganiro bigeze kuri 75% ko Rugaju Rigani agomba kuza mu ikipe ya Rayon Sport, hanyuma akaba ari we usimbura Ngabo Robin. Aya mu yandi makuru rero ikipe ya Rayon Sport imeze neza, abakinnyi bameze neza. Youssou Diagne ndetse na Omar Nyingi bari baravunitse, bagiye basuspending imikino. Kuri uyu munsi wa 10 wa shampiyona ejo bundi ku cyumweru bakina na Gorilla bazaba bari mu kibuga, kandi murabizi ko urukuta rw'Idakar cyangwa se abasenegale ruba rukomeye cyane. Nayo makuru rero nari mbazaniye, ni breaking news iba ingezeho, ariko nkavuga ni mbere yo kujya mu bindi byose reka mbanze ngeze ku bakunzi banjye aya makuru meza y'ikipe ya Rayon Sport. Ndagushimiye wowe wakanze subscribe, wowe utarayikanda nawe duha umutahe wawe udushyirire itafari kuri iyi channel ya Sportline TV. Nta handi wakura amakuru meza kandi acukumbuye y'ikipe ya Rayon Sport atari kuri Sportline TV. Ndabakunda cyane, ciao.